menye ngo uyu mubiri usige utake ugire byinshi cyangwa bike ube warize cyangwa utarize ubura umukire cyangwa umukene ubukomeye cyangwa woroheje umenye ngo umubiri ni ubusa yenda kubankurikiye murabona kwiri gufa aya magufa yombi arasohoye yasohotse kubera kugendesha amaguru n'amaboko ariko noneho no kubikwereka si ikibazo urabona kwiri gufa rimeze nk'icyuma ubu nuba ngo aya magufa yombi yasohotse kubera kugendesha amaguru n'amaboko narahinamiranye ariko ndashima Imana yabashije kuhankura cyangwa se izindi imbaraga bo bakoreshaga ubushobozi bw'inzoka y'ikigirwamana ariko naho ngaho narayi buryo nayishe amayerekwa y'ibyo nahishuriwe buryo namaze iminsi 6 muri koma buryo naje kugaruka barangije kunyambika nari napfuye kongeye kubaha ikaze inshuti bakunze bishimwe TV turabakunda cyane kandi muraba agaciro nkuko rero buri gihe duhora dushaka kubazanira ibyiza kandi birushijeho kubashimisha niyo mpamvu none mwanya tugarutse tubazaniye ibindi byiza rero nkuko mubizi kandi dusanzwe tubikora uyu ni wa mwanya wacu wo gutambutsaho ibiganiro byerekeranye n'amashimwe cyangwa se no kuri n'indirimbo uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa wacu yitwa Bongwa Alphonse tugiye kumuha ikaze asuhuza abadukurikiye ndetse anatwibwire muri rusange ese ni muntu ki ese akora iki ariko mbere yuko dutangira ndetse tunakomeza ndagira ngo tubanze tubashishikarize mubanze mukore subscribe aho dukurikiye utarayikora cyangwa se unakore na sharing usangize ubutumwa ku nshuti zawe ndetse utange na like na comment kugira ngo turusheho kwakorera ibyiza rero reka duhe ikaze umutumirwa wacu tubaha ikaze murakoze cyane kubw'ikaze mu mpaye kwishimwe TV kuba dukurikiye ndabizi ko mudukurikira muri hirya no hino ku isi abari muri Afrika abari muri Amerika muri Aziya mu Burayi no mu migabane yose y'isi muri rusange mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu amazina yanjye rero nitwa Bongwa Alphonse abenshi banzi ku bitangazamakuru bitandukanye cyitwa Yari TV Yobokamana n'ahandi nagiye nyura n'amateleviziyo n'amaradiyo atandukanye ndi umugabo ndubatse rero ufite umudamu n'abana usanzwe ndi umuhanzi abandi banzi nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana abandi banzi nk'umuntu ugira ubuhamya butandukanye bw'ubuzima bwanjye Imana ibaho umugisha murakoze cyane murumva ko uyu munsi nabwo twabazaniye ibyiza rero Bongwa tubahaye ikaze kuri no televiziyo yacu muri Sanga murakoze cyane reka rero mbere yuko dutangira ubanze uturagize Imana yacu yo kwizerwa ndagushimiye wagize neza kurinda ubugingo bwacu twese ntacyo twatanze n'ubundi bukomeye twagiriwe niyo shimwe dufite uyu munsi waturindiye mu migabane itandukanye ushimirwe kubw'uyu nguyu wari Inzoka bamwongereye kubaho kugira ngo abashe gukurikira ibingibi wabashije gukora ndetse n'ibyo ugikora mu izina rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro kubw'ibyo byose ushimiye uyu muryango warinse ngushimiye twebwe twese izina ryawe nirihabwa icyubahiro bityo rero ngira umuyoboro mwiza wo kugabura ibyawe kuko indogobe siyo yubaha ubwo baho wigenderaho zoza icyo wagambire mu mitima y'abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen murakoze cyane rero reka twimbige tujye mu kiganiro cyacu iki kiganiro cyo kigamije na amashimwe ese nka Bongwa nahe mashimwe afite ese nuwe buzima waciyemo butuma ushima Imana ese nicyo ufite ku mutima wasangiza abadukurikiye mfite byinshi cyane nababwiye ko ubusanzwe ngewe ngira ubuhamya bw'ubuzima bwanjye n'ubuhamya butandukanye nkanjye ureba kuba dukurikiye nigeze kuba nararemaye icyo gihe mu kinyarwanda kitaravugururwa twavuga ngo nari ikirema ariko muri iki gihe n'uwari wararemaye ariko ngendesha amaguru n'amaboko umubiri wose waraboze imbeba zirya inyama zaboze zindiraho bandambitse imbeba zikandiraho imyenda nambaye hari n'igihe byabaye ngombwa bakajya bankura mu nzu bakanjyana hanze bampungisha imbeba zindiraho ndi mu nzu mu cyumba urumva ko bwari ubuzima bugoye ariko uyu munsi wa none kubankurikiye nawe waba ufite ibyawe ubona bikuruhije uyu munsi ubona bitashoboka icyo gihe abantu barandebaga bakabona kubaho kwanjye birutwa no gupfa kuko n'umuryango ubwawo urumva nari mpari ndi ikibazo cyane ko icyo gihe narerwaga na mama w'umupfakazi ashinzwe bene mama ko inyuma yanjye hari 3 kandi nanjye ubwanjye agomba kunyitaho nubwo nari meze gutyo urumva abandebaga b'abaturanyi abavandimwe nari ikibazo ariko ndashima Imana kuko uyu munsi kubakurikiye Ishimwe TV murabona ko ndi muzima Imana yahanguye nawe yakugirira neza noneho reka tubwiye yuko wanyuze muri ubwo buzima busa nkaho bukomeye
ese ntabwo tuzi wenda ngo warabaye iki, ese byagenze bite, wasangiza ubuhamya bwawe usa nkaho urambuye ku badukurikiye. Ubundi ubuhamya bwanjye bugizwe n'ingingo 3. Igice cya mbere ni ukuvuga uburyo nari nararemaye nkuko nari ntangiye mbivuga. Ubundi naremaye mfite imyaka 12 hafi 13. Ubwo ngiye kubabwira nyine mu ncamake kuko ngira ibintu byinshi. Noneho igice cya kabiri ni uburyo nari uburozi. Umuntu ampuburozi yabumpereye mu cyayi n'irindazi, ubwo ni nyuma yo gukira ubumuga. Kuko ngiye ubumuga nabwizereyemo, nyuma yo gukira rero nkore umurimo w'Imana, ibwo naje kuza guhabwa uburozi mbuhawe n'umuntu ashaka kunyica, ariko Imana ingirira ubuntu, murabona nabwo nakize uburozi. Ubwo naho hakubiyemo byinshi ndi bubabwire. Igice cya gatatu yenda ntari buvuge uyu munsi, bizagira igice cya kabiri cy'ubu buhamya cyangwa ni cya gatatu, ni uburyo nishe inzoka y'ikigirwamana. Inzoka yasengwaga n'idini rimwe, yari inzoka yapimaga metero 1 na santimetero 88. Inzoka y'ikigirwamana yasengwaga n'idini. Mu rusengero bakavuga Yesu, ariko bafite ibanga ry'ikigirwamana kibahesha imbaraga za gishitani bakoranaga nazo. Cyari ikigirwamana rero cy'inzoka, nkuko abadukurikiye muzi ko ari bigirwamana abantu basenga cyangwa bifashisha cyangwa se izindi imbaraga, bo bakoreshaga ubushobozi bw'inzoka y'ikigirwamana. Ariko naho ngaho narayi uburyo nayishe, amayerekwa y'ibyo nahishuriwe, uburyo namaze iminsi 6 muri koma, uburyo naje kugaruka barangije kunyambika nari napfuye, uburyo ubutumwa nahawe murumva sinabivuga uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya muri iki gice, ariko bizagira ikindi gihe mbonereho no kubararika ku bice bizakurikira. Ari uburyo nishiyo nzoka mu buryo burambuye, amayerekwa y'ibyo nahishuriwe, ni byinshi muzajya mubikurikira ahatandukanye, ariko cyane kuri channel yitwa Yari TV, kuba bayikurikira n'abandi bamutari muyiza, ariko muzabasha kuyikurikira, ndetse no kuri iyi channel nzabivuga mu buryo burambuye, ku buryo tuzajya dukunda gukorana kugira ngo abantu babashe gukurikira ubuhamya bwanjye mu buryo burambuye. Gice cya mbere rero cy'ubuhamya bwanjye nababwiye ngo nari nararemaye, ariko mu by'ukuri siko navutse ndi muzima. Maze kugira imyaka 12 nkuko ntangirana bivuze hafi 13, fatwa n'uburwayi bwo kubyimba umubiri. Kubyimba bivaho inyama zirabora, ngera ku rugero rwo kubora. Hahandi nabaga ndi mu nzu, baba bandyamishije nko ku misambi, bahampagurutsa inyama zigasigara zibambye kuri ya misambi. Sinzi yenda abadukurikiye birashoboka ko ndabizi ko dukurikiwe n'isi yose, ariko abatumva yenda ikintu cyitwa imisambi, mu giturage cy'iwacu bavugaga ibirago. Mbese ni nkuko navuga umukeka ku bantu yenda b'abasirimu basobanukiwe nyine yenda ngo imisambi wenda nkunganiye yabaga iboshye mu birere, iboshye mu birere. Ariko ubwo navuga muri iki gihe kugira ngo abantu benshi babyumve, kuko turi mu gihe cy'iterambere, ni nk'umukeka, ni nkuko yenda abantu bakoraga umukeka mu bundi buryo bwa kera, ariko ubu ngubu navuga ngo umusambi wasimbuwe n'umukeka. Icyo gihe rero urumva nashoboraga kuba ndyamye aho bandyamishije, nahaguruka inyama zigasigara zibambye hahandi nari ndyamye. Urumva ko cyari ikigeragezo kitari kinyoroheye. Byaje gutuma rero ubwo burwayi, kubera ko bwarambye igihe kinini, naje kuremara. Urumva byaje kugira ahantu ntashoboraga kwibyutsa cyangwa ngo mbashe guhaguruka. Aho bansize niba ari mu nzu bakajya guhinga, baragarukaga bagasanga imbeba zahandiriye. Mbonera ukubwira wowe nkurikiye, umenye ngo uyu mubiri usige utake, ugire byinshi cyangwa bike, ube warize cyangwa utarize, ubura umukire cyangwa umukene, ubukomeye cyangwa woroheje, umenye ngo umubiri ni ubusa. Buriya ikintu cyambere umuntu agomba guha agaciro ni ugutekereza ku Mana yamuremye, kuko icyo uri cyo niyigutije kuba cyo, nawe ubundi icyo uri cyo cyahinduka. Urumva ko nanjye nari navutse mfite inzobe nziza, ubu murabibona yenda maze kugira mu myaka 40 irenga. Ariko urumva inzobe nari mfite icyo gihe, urabona ko n'ubu ngubu ngaragara nk'umuntu ufite inzobe, ariko icyo gihe urumva yari inzobe nyinshi y'umwana ukiri mutoya. Ubu ndi gusaza, ariko icyo gihe inzobe yanshizeho. Uyu mubiri wose mureba, amaboko, amaguru, mu nda, mu mugongo, kugeza ubwo nabaye maduwaduwa. Umubiri wose uba maduwaduwa, inyama zinshiraho, uruhu runshiraho. Urumva aho umuntu ageraho kuryama yababyutse inyama zikahasigara. Cyari ikigeragezo kitoroshye, ariko ndashima Imana kuko yangiriye neza cyane, ko n'ubu ngubu nyine
TV dukurikiye yitwa Amashimwe TV. Ni ukuvuga ngo ni ugutekereza ku by'Imana yagukoreye, kuko iyo umuntu ajya kuvuga amashimwe cyangwa kwishimwe cyangwa ubuhamya, nuko abatekereje ku ishimwe ry'iyabikoze, aba yumva agomba guha agaciro yabikoze. Ubushize naganiriye n'abantu kuri televiziyo, iyo televiziyo bita ni TV10, yego BTN, ni nari ndi kuganira. Icyo gihe twasobanuraga ku mbaraga z'abapfumu n'imbaraga zikorana n'abizera. Twari turi kumwe n'umupfumu yenda benshi bazi kuri iyo ku macano atandukanye ubita Sarongo. Iwe yahamyaga ko watemera Imana ariko ko yizera izindi mbaraga. Twe rero tumuhamiriza Imana yaduhagurukije twararemaye, uyu munsi tukaba turi bazima. Mu by'ukuri twashoje avuga ati nubwo yenda nta byaturira abantu ngo mbibabwire, ariko numvise ko imbaraga z'Imana mwizera ari Imana ikomeye. Urumva rero iyo dushima Imana tuba dutekereza aho yadukuye. Imana rero yanguye, urumva byageze ahantu hakomeye ku buryo abantu babonaga ndashobora kuhava. Ibibazo biba byinshi, ndarwara kugeza ubwo nageze ku rwego imbeba zindiraho imyenda nambaye. Urumva utekereze kuri wowe unkurikiye, uyu munsi hari ibyo utari wabona mu buzima, kandi uzarenda ukurwa mu isi. Niba Yesu atinze kuza n'urupfu rwaza, Yesu niba atinze birashoboka ko uyu munsi hari ibyo ukeneye mu buzima, kandi niba nanone urupfu narwo rutinze hari ibyo ukeneye mu buzima. Ariko ujye utekereza ku iherezo ry'ubuzima bwawe, umenye ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kuko nubwo wabigwiza hari ibindi bintu ukeneye mu buzima, kandi uzagumya kugira ibyifuzo muri ubu buzima. Ariko ujye utekereza ku Mana ukesha byose. Urumva byagezeho bigera ku rugero rwo kuba ndashobora no gutera intambwe ngo ngende. Uyu munsi murabibona, nubwo ndi gutambutsa ikiganiro nicaye, ariko ndi umugabo muremure, ushobora guhagarara ngasumba benshi mu isi cyangwa muri iki gihugu. Urumva ko ariko icyo gihe nagendeshaga amaguru n'amaboko, ari nabwo muri ubwo buryo yenda mu byo nshobora ntabahisha, yenda akenshi njya mbivuga abantu mbasha gukomaho hano bakumva uburyo iri gufa rivuga. Yenda kubankurikiye murabona ko iri gufa, aya magufa yombi arasohoye, yasohotse kubera kugendesha amaguru n'amaboko. Ariko noneho no kubikwereka si ikibazo, urabona ko iri gufa rimeze nk'icyuma. Ubu nuba ngo aya magufa yombi yasohotse kubera kugendesha amaguru n'amaboko narahinamiranye, ariko ndashima Imana yabashije kuhankura. Wakwibaza ngo mbese wahavuye gute? Nuba ngo ndi muri ubwo buzima nibwo nizereye muri ubwo burwayi, ndizera Kristo. Mbonereho kubwira abadukurikiye ko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, nubwo abantu bafite ibintu byinshi bishingikiriza, bakagira ibintu byinshi biringira, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. No hejuru y'imbaraga z'uburwayi hari n'imbaraga zikiza indwara. Uyu munsi wa none ndabahamiriza ko nubwo narambye muri ubwo buzima bugafata igihe kirekire, ariko nizereye muri ubwo burwayi. Nari nsanzwe mbwirwa Yesu, ubundi nkamwumva, ariko noneho muri ubwo burwayi nibwo naje gufata icyemezo. Umuntu ambwiriza ubutumwa bwiza, arambwira ati wowe hari umwami wagukiza. Ndabaza uwo mwami wangiza ninde? Abaganga barananiwe, nagiye kuba dogiteri batandukanye mu bitaro bitandukanye, banteye ishinge nyinshi, nta mumaro byose byagize. Urambwira ko umuntu wangiza ninde? Wundi wangiza? Barambwira ati uwo si umuntu wagukiza, ahubwo ni Imana, ni Kristo. Umwizeye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, yagukiza mu buryo bw'ubugingo, ariko akagukiza no mu buryo bw'umubiri. Ndabyizera, maze kubyizera igihe kiragera koko nza kubona ibyo bampamirizaga. Abamwizeraga nge ntaramwizera, kandi nawe nikomeza uyu munsi ntumwizera, ariko naje kumukubwira hano ku Ishimwe TV kugira ngo umenye ngo Imana turi guhamya ni Imana ikiza, ni Imana ishoboye, ni Imana igira neza. Yanguye aho nawe yagukura muri ubwo burwayi, yangire neza nawe yakugira neza ntirobanura ku butoni, yankijije ibyaha igakiza n'umubiri, nawe yagukura aho uyu munsi aho abantu bakubona batekereza ko utahava. Uyu munsi Imana yahagukura. Ndashima Imana rero ko naje kwizera Kristo, kuko ambera umunyembaraga, anyereka ko anashoboye byose. Igihe kiragera rero ntangira gukira ibikomere byo ku mubiri. Ubwo urumva ko nari ngeze ahantu nahinamiranye. Kubwo kwizera ntangira gukira ibikomere byo ku mubiri, ntangira kwitoza guhaguruka. Urumva ntangira kumva mu imbaraga zinshoboza guhagarara, ngahagurukira ku kintu bingoye, ariko ngahagarara. Nahaguruka nkumva hano hari nka toni 100, noneho nkongera ngasubira hasi. Ariko ngira aho ngaho nakijijwe n'imbaraga zo gusenga, imbaraga z'amasengesho. Ko
hari abantu bambaye bugufi muri icyo gihe bari bakijijwe, ngewe icyo gihe nari umupagani, bamba bugufi barankurikirana barambwira ati ubwo wizeye Imana yacu natwe tugiye kukuba hafi, imbaraga tukubwira nawe ubwawe zizagukoraho uzazibona. Uyu munsi wa none murabibona ko zakoze, ariko se byavuye he? Natangiye guhaguruka gatoya, ibikomere byo ku mubiri bitangira kugenda bikira buke buke, ntangira kujya nitoza gutera intambwe, ntangira kujya nitoza guhaguruka. Uyu munsi niba hariho abantu bashobora kwirika ibirometero byinshi, nanjye ndimo, cyane ko n'ibiro mfite kubankurikiye murabibona ndacyafite ibiro bike, gusimbuka biremera, kwirukanka n'ubu ngubu nubwo maze kugira imyaka myinshi irenga hejuru ya 40, ariko mbasha gusimbuka bikemera, mbasha kwiruka bikemera. Muri make ibyo byose ndabikesha Kristo wangiriye neza, ndabikesha Imana yahanguye. Uyu munsi nkaba mfite ishimwe ku ISHIMWE TV, mbahamiriza namwe abari mu bibazo mbabwira ngo yangiriye neza namwe yabagirira neza. Ubwo urumva ko ntabwo byabaye umunsi umwe, byatwaye igihe guhaguruka, gutera intambwe, gukira ibikomere, imitsi yarahinamiranye kongera kuyirambura. Urumva ni ibintu byatwaye igihe. Murabibona aya magufa naberekaga nta mukanya kugira ngo mbese ngira imbaraga zishobora uyu munsi kuba zinyemerera guhimbaza Imana bikemera, cyane ko kuyenda kuba tuziranye yenda bari mu gihugu cy'u Rwanda bankurikiye, ndetse n'abari nyuma yacyo aho mu bihugu nabashije kujyamo kuko maze kugenda mu bihugu byinshi. N'ubu corona yabaye nshaka kujya muri Amerika, urumva rero nagomba kugenda mu kwa gatandatu, corona urugendo rwangira rusibiza, ariko ndabizi ko naho nzahagera tuhagira abakunzi benshi muri Amerika ndetse no mu Burayi, mu Faransa, mu Bwongereza, muri Australia, hose n'ahantu dufite abakunzi benshi badukurikira mu biganiro byacu. Ariko ibyo byose nabiheshejwe nuko nizeye Kristo. Uyu munsi wa none rero kubankurikiye nahagurutse buke, ntangira kujya ntera intambwe. Uyu munsi urabona ko ndi muzima. Amen. Nasigaranye nyine ikibazo cy'amagufa, byo n'ubu ngubu murabibona nkuko yagaragazaga, ntabwo araterana, ariko nta nicyo bitwaye. Ibi ntibimbuza gukora, ntibimbuza kugenda, ntibimbuza gusimbuka. Nababwiye ko nababwiye ko ndi umuhanzi, ndi umuhanzi yenda utabikorera muri iki gihugu ndimo gusa, ahubwo ubikorera ku isi yose. Mu bihugu byinshi narahageze, bamwe baranzi, za Burundi, za Kenya, za Tanzania, za Uganda. Murumva nari ntararenga Afurika nkuko nabibabwiraga nyine. Ubu muri iki gihe cya corona nibwo nari ngiye kurenga Afurika, ngiye kujya mu mugabane wa Amerika, ariko urugendo rurasubikwa. Uretse ko mfite ibyiringiro ko isi yose nzayigenda ku bwa Yesu, ko isezerano dufite twebwe twarasinyiwe na Yesu, yaduhaye ubutumwa tugomba kubwira isi yose, kandi nibyo yakoze. Si ubwira ubwo kubwirwa abanyafurika, ubwo ni amateka akwiye kubwirwa isi, yaba abazungu cyangwa abirabura, abakomeye n'aboroheje. Abantu bakamenya ko Imana yakoraga kera muri bya bindi dusoma mu gitabo twumva byabereye mu Isirayeli no muri Aziya, bakamenya ko n'uyu munsi mu gihugu icyo ari cyo cyose Imana ikoreramo, kandi n'ubu ngubu Imana twizeye ari Imana igikora ibitangaza bigakoreka. Ubushize rero nabwiye abantu, ndababwira kuri iyo televiziyo, ndababwira ngo ntabwo igitangaza ari byo abantu bakora, kuko harimo n'abamaji bakora ibisa n'ibitangaza. Ahubwo narababwiye ngo n'abapfumu bafite ibyo bakora, ariko bitari mu bushobozi bwo kubaha Imana. Nuvuga ngo imbaraga zaho, izo mbaraga zigiraho zigarukira. Ariko ndashaka kubabwira hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana ihagurutse uwari wararemaye agakira, uyu munsi akaba ari muzima. Wakijije umuntu wari wararozwe nkuko yenda nimbona kanya mu minota mfite ndi bubashe kubibabwira. Uyu munsi nkaba narakiza uburozi ndi muzima. Hejuru y'imbaraga z'ibigirwamana narwanye na Ikigirwamana, narwanye n'imbaraga zacu iminsi 6, uyu munsi nkaba ndi muzima. Nukuvuga ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Ubwo rero kubakurikiye mu yandi magambo ISHIMWE TV, nkaba mbabwira ngo ahanyura abakozi b'Imana batandukanye, hanyura abakozi b'Imana benshi, ariko hanyura abigisha benshi, hanyura abahanzi benshi, ariko ntabwo bikwiye kujya biba iby'amateka gusa ngo ukurikire ngo uyu munsi twakiriye umuhanzi niwe uri kuvuga, uyu munsi ni umupasiteri niwe uri kwigisha, uyu munsi ni evangeliste niwe uri kuvuga ubutumwa, uyu munsi ni umutangabuhamya niwe uri kuhamiriza iby'Imana. Ahubwo bikwiye kugira icyo bisiga mu buzima bwawe, bikwiye kugira icyo birema mu bugingo bwawe. Ese ubundi kubikurikira no kubireba bimaze iki? Ukamenya ngo Imana yakoze ntirobanura ku butoni, yakoreye bongwa biriya nanjye ubwanjye yankorera igitangaza mu muryango wanjye, ku bana banjye, ku burwayi maranye igihe kirekire,
gishakwe kimaze imyaka myinshi ku by'abantu bananiwe. Njyewe nemera kujya kwa muganga, burya sinjya nemera n'umuntu uvuga ko yenda yarokotse cyangwa yakijijwe ariko akaba atajya kwa muganga. Burya n'ubuyobe, hari ibyo abantu bashoboye, ariko navuze ko ibyo abantu bashoboye ni mu biharira abantu, ariko hejuru y'ibyo hari izindi mbaraga z'ibyo abantu badashoboye Imana ishoboye. Ibyo nabyo tujye tumenya ko ibyo nabyo bishoboka. Imana yacu ishobora byose, ni Imana itananirwa. Hari ibyo abapfumu bananirwa, hari abagiye mu bapfumu bahinyuye Imana, kwizera Imana, uyu munsi abapfumu bananiwe. Hari ibintu n'abaganga bagerageje gukora mu bushobozi bwabo, baragerageza pe nabo, kandi turabibashimira kuko niba ari abantu bagira kwihangana mu isi n'abaganga. Ko nge hari ibintu nyandeba bakora nge ndashobora kwihangana ndi umwana w'umuntu ntanashobora, ariko mu mpano yabo yitwa kwihanganira abarwayi. Namwe mubikora neza mudukurikiye nk'abaganga, Imana ijye ibahera umugisha, kuko namwe ni mubikora neza mukabisohoza, Imana izabibahera umugisha ko mwabikoze neza. Ariko hejuru y'ibyo mudashoboye, hejuru y'ubushobozi bwanyu, hejuru y'imbaraga zanyu, hejuru y'ubumenyi mufite, mwashakira muri laboratoire kuvanga amaproduit y'ibintu n'ibindi, aho ngaho mukabona igisubizo. Hari ibidashoboka ariko ku Mana bigashoboka. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero kuko yangiriye neza. Uyu munsi wa none murabona ko ndi umugabo ushobora guhagarara, ndi umugabo ushobora kugenda, ndi umugabo ushobora gusimbuka, mpimbaza Imana cyane. Nk'iyo ndirimbo iyo mfashe mikoro, kubanzi barabizi neza, ngira indirimbo zishabutse, nkagira n'indirimbo zituje z'ibyiringiro, ariko cyane nka yongeze mu mwanya wo guhimbaza mfatiraho, kandi ukabona n'ibyanjye kubera ko hari icyo Yesu yakoze. Ibyo amwe rero, bimwe mu bintu bimbesha imbaraga n'amavuta menshi no gutekerezaho Imana yankuye, kavuga ngo simbikore kwigaragaza no kugaragarira imbere y'abantu, ahubwo mbikore kugira ngo Data wankuye aho ngaho ahabwe icyubahiro. None tutarajya imbere cyane, wavuze yuko wakiriye agakiza muri ubwo burwayi, aho wari uryamye kuri wa musambi, abaza kugusengera bageraho baguhamiriza Imana kandi urayemera uranayizera. Ese ndagira ngo nkubaze mbere yaho Imana wayifata gute? Se aho no wenda no wagiye no mu bapfumu kubera ubwo burwayi bwawe, ese mbere yo kwakira agakiza Imana wayibona gute? Urumva njyewe navukiye mu rugo rw'abantu batizera Imana. Nka data navutse nsanga data ajya mu bapfumu. Nyogokuru byara mama, kwa nyogokuru byara mama nasanze ari ubwo buzima babamo. Muri make iwacu nta Mana yahaba, uretse ko yaturindaga kubw'ubuntu. Muri rya jambo rivuga ngo ni Imana ivubira imvura babi n'abeza, ariko ntabwo yabikoreraga ko nyubaha cyangwa nyubahisha. Birumvikana icyo gihe ntabwo ngiye nagiye mu bapfumu ko narwaye ubwo burwayi, data yarapfuye. Hariho mama gusa, yenda no mu bushobozi yari afite nta mafaranga yo kunjyana mu bapfumu. Byari no gushoboka ko yari kunjyanayo, ariko nta mafaranga yari afite. Kubw'iyo mpamvu rero ntekereza ko n'ubushobozi bwabayemo yagerageje kuvuza ahashoboka, nko mu miti isanzwe y'abaganga ya kizungu, ariko ntibyakunda. Abigezeho barandika, babonaga ko byarangiye, abate uyu nguyu yabuze ubwapfa abura n'ubwakira. Urumva nawe kugira ngo umuntu arambike ukuboko niko hava bamukuye isazi zitume n'imibu, ibisimba bitondagire, inyama zaraboze, nawe urabyumva. Uwo muntu ntabwo wamuha amahirwe yo kubaho. Ariko ndashima Imana kuko by'abantu batekereza ko bidashoboka ku bantu no kuri bo, ku Mana birashoboka. Ubwo burwayi rero maze kubwizerera, murumva Imana yatangiye kunyomora ibikomere, ntangira kwiga guhaguruka, ntangira kugenda nkururuka. Ariko uyu munsi wa none murabona ko Imana yahinduye amateka. Ntavuze byinshi rero kubankurikiye, ntabwo byaje umunsi umwe, ni kuri etape, kuva ku rwego rumwe njya ku rundi. Uyu munsi wa none ndi umuntu ushobora guhaguruka ngahimbaza, ndi umuntu ushobora guhaguruka nkiruka bibaye ngombwa, na siporo ubu ndayikora. Ariko hari igihe bitashobokaga. Uyu munsi wa none nakabaye hari ubundi buzima ndimo, ariko hari abandi benshi bari muri ubwo buzima, ariko Imana yankirije kugira ngo nabo namwe mudukurikiye mukiri mu kibazo nari ndimo cy'ubumuga, kuremara, kuba hari igishakuje utunze mu buzima bwana nacyo, kuba abantu bataguha amahirwe yo kubaho, kuba babona urutwa n'upfuye, kuba wabaye ikibazo mu muryango, nkubwire ngo Imana yacu iracyari yo kwizerwa kandi yambaye bugufi. Nawe ubwawe amaso yayo yarakureba, ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyubaha, cyo ngusaba no kuyubaha no kuyumvira no kuyizera nk'inyembaraga. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, nawe yakwemera nubwo ubona abantu batakikwemera.
yakugaragariza urukundo nubwo utagikundwa n'abantu, yakwereka imbaraga zayo nubwo iz'abantu zananiwe. Imana ishimwe rero